Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Shalom. Ndabaramukije, ni Marie Chantal nimugire baramutsa. Ndanezerewe cyane ko muri uku gutangira umwaka mushya nongeye kugira umugisha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Rero mwese aho muri mbifurije umwaka mushya muhire, Imana ibaha umugisha kandi ijambo ry'Imana rikomeze kutubera twese itabaza. Kandi ndabizi yuko ijambo ry'Imana ryose twumva iyo turyizeye rikora icyo Imana yaritumye. Rero tugize umugisha w'uko muri iki cyumweru dutangira umwaka harimo ijambo ry'umugisha tugiye kumva. Nizera ko rizaduherekeza umwaka wose rikatubera umugisha kandi tukabibona. Tugiye kuganira ku ijambo riri muri Yohana wa 3 igice cya 2 n'umurongo wa 2. Ni amagambo intumwa Yohana yandikiye umukundwa mwene data Gayo. Yaramubwiye ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Amen. Haleluya. Usomye iri jambo urimo kumva kugubwa neza. Ijambo kugubwa neza, aramusabiye ngo ugubwe neza muri byose. Ugiye kuvuga muri byose ni ukuvuga muri byose nta gisigaye. Ugubwe neza mu mwuka, usabane n'Imana, unezerwe mu mwuka, wumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Unezezwe n'ijambo ry'Imana, unezezwe n'indirimbo, unezezwe n'ibihe byiza byo gusenga, unezezwe no kubana na bene data musangira ijambo ry'Imana, unezezwe n'umurimo w'Imana. Ibyo ukabirangiza by'umwuka, ukajya mu marangamutima, wumva uguwe neza, wumva unezerewe, utekereze neza, wumve amahoro menshi, uryame usinzire, wumva ufite imigambi myiza, ejo heza. Haleluya. Ibyo biri mu kugubwa neza, bikaza mu mubiri. Yanabimubwiye hano, aramubwira ngo ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Kuba mutaraga ni ijambo rishobora kuba rikomeye, ariko ni ukuvuga ngo ube muzima, ugire amagara mazima, ube muzima, sante, ugire bonne sante, ube muzima, indwara zikujye kure. Nk'uko umutima wawe uri muzima, uguwe neza, umerewe neza, unezerewe. Haleluya. Ufite indirimbo, ariko n'umubiri wawe nawo ube muzima. Ni amagambo y'umugisha. Kandi hari ukuntu kubera ibibazo byinshi abantu ducamo cyangwa twaciyemo cyangwa tubona no ku ruhande rwacu no mu bo tubana, baba abasenga cyangwa abadasenga, hari igihe tugira ngo umubabaro ni byo bintu, ni wo murage, ariko si byo. Hari ubutumwa bubaho, abantu bakavuga bati ubu butumwa ni ubutumwa buvuga prosperity, ni ubutumwa buvuga ibintu byo gutunga, byo kugubwa neza, ariko si bwo, kuko n'imibabaro
wi nibyo, ariko tugomba guhitamo uburyo twizera. Mbega wizera Imana gute? Uyizera nk'Imana data? Uyizera nk'Imana igufitiye umugambi mwiza? Uyizera nk'Imana ikwifuriza ibyiza? Cyangwa uyizera nk'Imana ikwemerera imibabaro gusa? Ariko nagira ngo mbabwire ngo ubushake bw'Imana nubwo bibaho ko duca mu bigeragezo bitandukanye biri mu isi n'ibibazo byo mu isi nk'uko abandi bose babicamo, ariko intego y'Imana niyo kuturokora. Intego y'Imana niyo kugaragaza kugira neza kwayo muri twebwe. Murabibona Abisirayeli bagiye mu Egiputa, babayo barababazwa, bararira, barataka, ariko igihe kigeze Imana iravuga ati ubwoko bwanjye ngomba kubukurayo nkabakurayo. Yobu yarageragejwe mu bintu bikomeye cyane, ariko Imana iramwitegereza muri uko kubabara kwe, iramwitegereza ifata umwanzuro iza kumutabara. Ijambo rikanavuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ngo biba byinshi, ngo ariko Imana imukiza muri byose. Kuki aya magambo turimo kuyavuga? Turimo kuyavuga kugira ngo umenye ngo umurage wawe cyangwa se umubano wawe n'Imana ntabwo umurage wawe cyangwa ikikwifuriza ari ukumva ngo ni ibyo ngibyo, oya, ahubwo ugomba kumenya ngo bifite iherezo, bigira iherezo. Amen. Kandi Yesu yaraje kugira ngo aduhindurire ibihe. Hari amagambo yavuze Yesu dusanga muri Yesaya ibice 61. Ariya magambo iyo ugiye kuyasoma avuga ngo umwuka w'Imana ari kuri njye, yansigiye. Iyo usomye biriya bintu Yesu yasigiwe, hariya havuga ngo kugira ngo mvure imvune z'umutima, abafite imitima ivunitse mbavure. Mbega kuvunika umutima no kugira gute? Kuvunika umutima ni ukubabara bitewe n'ibintu bitandukanye, ariko Yesu afite umugambi wo kugira ngo akuvure. Iyo ukomeje ukarasanga ngo ntangaza umwaka w'imbabazi, hoza abarira, abafite ivu bisize ivu mbaha ikamba, abari mu gahinda mu bwirabure mbaha umunezero. Aya magambo iyo yitayeho ukayumva neza bigaragaza ubushake bw'Imana kuko kuduhindurira ibihe. Suko ibihe bigoye biraba, ariko Imana irahari kugira ngo ibigukuremo, ibigusohoremo. Haleluya. Ndimo kumva ari ibihe by'umunezero, umenye ngo aho hantu uri cyangwa wabaye cyangwa mwene so ari, umugambi w'Imana no kugira ngo ihamusohore, imuhe ubuhamya, imuhe ishimwe. Haleluya. Izuba ryongere rirase. Amen. Aho hantu umuntu ari wenyine yongere agira abantu, agira inshuti, agira abavandimwe, agira umuryango. Mu Mana haba umuryango. Mu Mana umuntu ahindura ari imfubyi mu buryo busanzwe abantu ntabo, ariko ukahasanga ababyeyi, ukahasanga abavandimwe, ukahasanga inshuti. Nukuri Imana irabikora. Amen. Ndumva iri jambo turimo kuganiraho muri iki cyumweru ari ijambo ry'umugisha, ari ijambo ritubwira ngo muri uyu mwaka dutangiye abera b'Imana mumenye ngo Imana irahari kugira ngo ituremere ibihe bishya. Haleluya. Ntabwo nzi ibyo waciyemo, ntabwo nzi ibyo waririyemo mu mwaka ushize cyangwa mu myaka ishize, ariko uyu ni umwaka mushya, ni umwaka wo gutabarwa, ni umwaka wo guhindurirwa. Haleluya. Ni umwaka wo guhindurirwa ibihe. Yeremiya yabivuze neza, umuhanuzi abivuga neza, ijambo ry'Imana arabivuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira. Yeremiya 29:10, nzi ibyo nibwira kubagirira. Imana ifite mu mugambi wayo ibintu byiza byo kutugirira, ibintu byiza byo kukugirira, ngo iguhindurire imvugo, iguhindurire ibintu uko wabitekerezaga, iguhindurire ibihe usigara uvuga ngo Mana ibyawe narajyaga mbyumva, nkabyumvisha amatwi nkabyumva, nkabona abandi batamba, nkabona abandi banezere, nkabona abandi bashima, ariko nanjye ndagushimiye ko unsuye. Amen. Ubimenye ngo Imana irahari kugira ngo ikugirire neza, kandi uyizere kuko yitwa ishobora byose. Haleluya. Ishobora byose, nta hantu itagukura, nta naho itakugeza, nta kintu itagukiza, nta n'ikintu itashobora guhindura. Ijambo ryaje kuri Yobu cyangwa se amagambo dusoma muri Yobu bigaragaza ko Yobu ngo Imana yamuhiriye ubwa kabiri kuruta ubwa mbere. Yari umugabo w'umukire bitangaje cyane, uzasoma amateka ye, ariko ngo Imana imugarutseho nyuma y'ikigeragezo yari yahuye nacyo, akabura byose, akabura abana, akabura amatungo, akabura inshuti, utagifite agaciro. Imana yamugarutseho, ibintu birahinduka.
nawe Imana ikugarukeho muri uyu mwaka, Imana ikugarukeho. Iri jambo intumwa Yohana yatuye kuri Gayo nawe rikubeho mu izina rya Yesu. Ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Niba kandi n'umutima wawe utaguwe neza, ndagusengeye mu izina rya Yesu, ndagusabiye mu izina rya Yesu ngo wumvire ijambo, umutima wawe ugubwe neza, umucyo w'Imana ukumurikire, umunezero w'Imana uze, amahoro y'Imana umuntu atamenya uko asobanura aze. Haleluya! Uririmbe, Imana iguha indirimbo, wongere kunezezwa no kubana n'Imana, unezerwe no kumva ijambo ryawe, unezezwe n'ibihe byo gusenga, unezezwe no kubana nayo no kubana n'abayo. Ndabizi ko Imana ifite umugambi mwiza. Nuko gubwa neza mu izina rya Yesu. Wizere iri jambo kandi uryakire, ujye uryatura uko bukeye n'uko bwije, uzabona kugira neza kw'Imana mu izina rya Yesu. Amen.